sha uramuntu mutinyi kuko yira by'umuntu ahagaze agaciro ke kabakivugira ari mu gaciro ka miliyoni 10 ndavuga yambaye inkweto y'ibihumbi 300 n'urugero yambaye isaha y'igihumbi cy'idolari tureke kujya mu birenze ari gutumiza chips ya 75 anyweye ruinari champagne ya miliyoni hariya uhita utinyamo afite telefone ya miliyoni 3 uwo muntu ugenda gake cyane uwo muntu ni uwo ngo rero abayicaye kuri courtside hahandi yegereye abakinnyi neza abashiki bacu amurebye ahita avuga ngo asamo nk'uwitabye nkaho yaramuhamagaye kandi ntacyo mu gihe amukudahicaye ashaka no reba ishuri igihumbi ntawe ushaka guhuza n'amaso bose badashaka kuba tokoza ifaranga riravuga wa muntu buriya nuko tubivuga abantu bakagira ngo ariko niko kuri je nkunda kuvuga realite zihari siporo nta na rimwe ku isi yose zigera igenda ukubiri no kurongorana reka mbyite none bivuge amagambo oya byo nukuri rwose wagira ngo siporo ubwo rero ndimo nkubwira nti muri basketball abantu n'ibintu biri collaboration muri volleyball bagenda no kugira ngo byumvire nk'abantu bagiye kwirebera cyangwa guhiga dukoresha iyo nyine agiye kuba ati hariya ningiye ngenda simpabura abakobwa batatu cyangwa abasore batatu nimero 3 ndi bucune bagiye muri oya uzanarebe muri database ya uzanarebe kuri abo bantu ni abari benshi abana bari benshi ni benshi ahubwo abantu bose bagenda bigira nyoni nyinshi kuri cyo kintu bigira nyoni nyinshi kugira ngo byumve kera hari twajyaga turya ubugari mu biryogo ubugari bumeze neza cyane n'utushyimbo n'utunyobwa none bagiraga ubugari buryoshye sinzi ikintu bashyiragamo ariko hari muri ndagaso cyangwa reka ndeke ibyo by'ubugari bishyire pembeni harano bitaga kwa ntama twaryaga akabenzi hirya ya Sky Hotel kwa ntama mwaharyaga ugaruka mu gitero karimo nito kiniki hirya ya Meteo gatoya hamwe hari na kiosk urona ahantu hari umurenge na murenge ariko washobora kuba wagitega ubwo si kuri kiosk y'umurenge gitegura hari ku muhanda buri ukase munsi y'abantu twaka ariko nuko ngo nahantu habaga ari muri byo gori cyana subwo ahantu amahoro ryo kwabucyana gutyo yego naho nyine buriya nuko hamenye kwabucyana hari nahantu mwinjiraga musesera muri byo byori naha bigoye ku buryo niba wambaye akenda keza gashaka kuvayo kabukize ariko uburyo bw'akabenzi bukadukura none wagenda gusa n'uwihishe kuko wabaga ugiye go byo mukanya wagenda uri musohokamo wihishe n'ubundi ukabona undi tuvuga niba ari Gerejisi sohotsemo muhena Theo Barasa nawe umunyamakuru umustar nawe ari asa n'agiyeyo ariko adashaka abantu bamubona ubwo nkaba ndamubonye ukaza gusanga muri benshi mwari muhuje mwamuhuje wa mugambi nibyo rero nikomeze bari abantu benshi barabajya muri arena biyorobetse ariko ikibajyanye ari kimwe bose barashaka kwagura database kubona inshuti nziza kandi nshya urumva ariko bose bakigira nk'aho atari byo bibagiye nkuko bagiye mu ambiance ya basket bakagenda ari n'ugenda kavatazi yatsinze bakagenda biyambitse uruhu rw'inama bamwe noneho benshi uzabwirwa nuko rega iratsinda bagakoma amashyi bagaserebura aperi yatsinda nanone ukayoberwa bahagaze bakabura aho bahagaze the same people nibo bari kuri Patriote na aperi cyangwa Patriote na UGB niyo bahuye arya muri demi ya Patriote yari yahuye nande muri demi finale yahuye na aperi Patriote yari kumwe na APR yego abo bantu bari bahana none bari inyuma za Patriote hano bari bamafana UGB ariko n'abantu bamwe bivuga ngo target yabo na ambiance kandi ni byiza pe abantu babyumve ntabwo ari ibintu ntabwo turi kubikritika yobonye ambiance ni tujyana muri aho ngaho niho bibona abo ngaho iburayi ho n'ahandi hateye imbere bageze ku rwego rw'uko niba ari umusheri wawe mupanga mukubati tuzera kuri match iyi niyi mukumva na amateka niba ari madamu niba ari umusheri mukundana niba ari wo muri gutangira kumva biraryoshye cyane bikaryoha natwe ahubwo abantu no muri football ndabyifuza ko iri ambiance turi kubona muri za basket za volley aho haza abantu nyine banonosotse basobanutse no muri foot yabo byabari bihari oya ibi bintu biroruganiza abanyarwanda nabonye babyi muri foot uziko muboni inkumi ziza kuri stade mwese mugashaka babari baki ubona ari gitangaza kiyo nkumi yaje kuri match babari gitangaza ko muteye ubusanga ahubwo abantu ari bo bareba bose byabaye ibibazo umuntu wese ashaka kuhinyuza kubera iki ni baki babari bake cyane ariko nko muri Bako uhura n'umwe ati none uko mbona sawa kumubwira ati none ubwo cyane hari umutipe yagiye arebe kuko yahuraga n'umuntu agakebuka amureba ahari ukuntu umuntu akunyuraho uri umuntu nkanjye ntibyamba ariko nkamwe mukiri bato nka mukude ashaka umukobwa ashaka kumucaho agahita agira atya akareba
yargiye wa mukobwa ariko akareba noneho wa muntu yabyara imeze bite mu kanya gahoro ndi nawe akatangira gutya agera kuri site uva yarwaye igitagurika ahantu hose kandi ubona ari umuntu wiyubashye ubwo rero muri volley kandi nkoza naho byari barabara byari sawa cyane ejo twararyohewe cyane kandi hari abantu bakora ibintu bimeze nko kwiyahuza amayoga ugasanga umunaniro afite kuwa mbere ni mwinshi kurusha uwo yajyanye muri weekend. Ibi bintu nabonye bisaba management irakomeye cyane ku bantu kandi sinzi burya nahoze mbibona mu kanya gatoya ndi kureba ku bijyanye n'ibijyanye na maposte y'abantu cyane cyane kuri social media yego byari uba byo kwiyahuza icyo kunywa ukajya nyine nibwo bwanya umuntu abayeho cyangwa polisi sinabonye na hano ko twabikozeho polisi y'igihugu ifatanyije na RIB bataye muri yombi abantu umubare nturatangazwa ariko ni benshi bari bibye telefone zibarirwa mu magana bo bavuye i Kigali ariyo gahunda ibajyanye bagiye kwiba ujyaga kubona ukabona umwana w'umukobwa araturitse ararize bikugendekeye gute se ngo banyibye telefone ngo kandi ngo fagitire nayo sindayishyura niyo mpamvu polisi y'u Rwanda nyikunda aho ati nugutamira mu rugero mumwe mu rugero nk'abantu akumva nk'umuntu wageze kuko i Rubavu hari abantu bagezeyo kuwa kabiri bavuye yejo bagitangira konje ubwo uzi ukuntu abasa mu maso uramureba ukumirwa niyo mpamvu tuvuga tuti mu rugero nicyo cy'ingenzi buri muntu amenye urwego rwe ariko Kanyizo Rubavu bino bintu tujye tuvuga ngo agace kinjije amafaranga Rubavu irinjije oya rero twabivuga tubibuze n'umupira mu championnat y'umwaka ushize ikirimo urabizi ko hari ukuntu Rwanda Premier League tunizera ko izongera ikabikora none kanabikuba ako izabikuba gute ko okay ntacyo ariko icyo navugaga amakipe amwe namwe ariko nabonye yaratangiye kubyanga arimo asura cyangwa asurwa aya makipe akomeye abonye yaratangiye kubyanga ibintu byo kusohokera rimwe amakosa akomeye babyemere uzi mpamvu sinema navuga ntitwabihuzaga n'umupira w'amaguru ukuntu twajyaga muri za Rubavu amakipe akajya yose penariyo ugasanga show yabaye cyangwa si Huye tukabaza tuwenda weekend imwe y'iminsi ibiri nubwo nabona byaratangira ku gatanu kubera ko abantu bagenda ku gatanu match imwe ku gatanu ziri ku cyumweru bigasaba yuko nyine weekend yose umuntu ayifata mu karere kamwe muri twona yimvuze ugasanga tusanze wenda nka nk'ubu urabizi ko abantu bagiye Gisenyi ku gatanu urabona hahandi usanzwe urara muri hoteli yawe icyumba cyari kikubye inshuro zitari munsi y'eshanu kandi bakirwanira cyane nayo navuga ubwo nanze kuvuga ibiciro byaho ariko icyo kunywa ka Petit Skol ntibatinyaga kukagurisha 6 ukabona rwose umujene arimo arishyura arira ariko yihangana abantu bishyuye ngo nabo baba professor kuko n'umundi bari bamaze igihe zijya hakurya nabo bataboroheye umuntu wampamagara amwira ati baraza kurangura hano ku bwinshi twebwe abanyagisenyi amadepo y'igisenyi ntibakeneye abanyekongo ngo basigaye barangura igisenyi cyane cyo kunywa ariko ikindi kintu Kanyizo Skol cimpaka ikintu Skol ikoze ikindi gitaramo cyari kirimo abantu ba Muyango nakibonye ku mashusho gitwika nacyo naho byari bimeze gutyo ariko mwe na Brian oya ahubwo yari kumwe na Semungu sinabibonye kuri afishera ko bari kumwe ahubwo banza na Brian bari kumwe nuko ngiye ntakigiyemo ngiye nari nibereye mu tundi twaferi twatumye hari bimwe ntakurikirana neza bamwe ibya toxique byo nari imbirimo naragiye nterera akajisho hari n'abavandimwe bakora hano nagiye mbona mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane aya nekaza kubabwira off mic nkayifure muse reka nisubize wacu yavuze numva nanjye kirantushije yewe ninjye nkubwiye hari ibintu president wacu avuga nkumva it is a quote nkumva ni ijambo rizahoraho rizahora rigarukwaho nkumva nakantu wazapostinga n'umwaka utaha wabonye uburyo abantu kunywa inzoga zikabije ubwabyo si byiza ariko wabonye uburyo abantu basigaye banabyogeza nyakuba wacu yabyise ngo nukubyogeza ugasanga umuntu arimo arashaka kukubwira ngo ngiye ngo nimugoroba
ngo natashye ntagenda ngo ngiye ngo nari nayinyoye ngo sinzi igihe natahiye ngo nisanze wanjye ukagira ngo ni nk'umushinga w'iterambere yatangije ngo njyewe ngo sinzi nuko nageze mu rugo ugasanga niba arabibwira abantu ahubwo ngo bimutera ipfuno ikibazo wa muntu bari ko mwisubireho nyamuneka munsi Gakuba Francis wavuze mu izina ry'abafana bagize igitekerezo cyo gutegura uriya munsi havuze kandi umugaba mukuru w'ingabo General Mbaraka Muganga nawe wagarutse ku mateka nk'uko twabivuze ajombamo utuntu twa Rayon Sport nk'uko bisanzwe ntabwo ajya ayihereza wa mugani n'ejo bundi yamanutse cyane witwa Wasiri mwarabyumvise mu munsi mukuru w'intare hari ababigize ariko genda bishyigikiye icyo numvisemo ni uko ibyo Wasiri yavuze byamubabaje kandi koko Wasiri njye nemera biriya bintu byabo bya Wasiri na Jangwani Jangwani yaransekeje muri weekend bavuze ndaguturika mbonye interview ye yakoreye ku Murindi avuga ngo irimo iragura ngo abarabu birwamagana abarabu birwamagana nk'ikipe zipingana ati bariya abarabu birwamagana bariya ati ntibadukanga ntibabakanga yarari gusubiza Wasiri bari basinyishije abarabu Wasiri avuga ngo apere ngo nayo nta kibazo ngo hari umwarabu ngo hari umuzungu yaguze ariko yabaye umuzungu kubera amavuta ariko uvuga uriya memeri dawo yamugize umuzungu dawo ni amafoto dawo naramubonye yakoze imyitozo namubonye ejo bundi mu birori by'intare ntabwo yitukuje rwose arirabura sinzi ukuntu ifoto ubona yabaye inzobe wabonaga koko ameze nk'umuzungu ariko naramubonye arirabura pe bisanzwe nta mavuta yisize undi rero nawe ati abarabu birwamagana ati babanje kuzana umwarabu w'ingoma uriya ngo niho yari atuye Rotifi ingoma ibutare aya magambo y'ikipe zipingana ntabwo abantu bayamenyereye ariko araryoshye cyane Tanzania ni ubuzima bamenyereye umwe agomba kuba adomundi yarasumwe ntakunyura ku ruhande ntawemera undi oya hano nabo bamaze kubimenyera urabonye afite imyitozo bimaze kuryoha urabona amaguru kazuba ariko ukuguru kwe kurumye pe afite ukuguru k'umukinnyi gukamutse cyane arakamutse urabona ko adadiye kabisa ariko abantu baba batubeshya imyaka uko kuguru ko kuba cyane kuri 21 kuri 21 ukuguru kurashoboka cyane iyi foto ko wagira ngo ntiyitukuje ahubwiye nyine ibyo Karenzi yavugaga ariko iyo kuri office asinya itandukanye wabonaga yamuhinduye uretse ko nabanje kugira ngo ni abantu babiri batandukanye urebye uyu akiri iwabo n'amafoto yaturukaga iwabo n'uyu nguyu umuntu wese yabonaga n'imisatsi uko ifunze zo kurebera biratandukanye wagira ngo waje si uyu nguyu hano basa ni hamwe gusa ni ku ngohe kuri azepi ahandi ho wajya ntacyo bapfana oya niwe urebye aha ukabona ya mafoto asinya muri Azamu urabona ko ari we ariko noneho yasinye muri apera afite ibituta bifungiye inyuma wagira ngo si cyane nuko umuyobozi rero Afana Mbaraka ashimira nyine perezida wa Repubulika washinze ikipe ya APR ashimira abafana ashima ibyo bagezeho ndetse avuga ko ekipe igifite n'izindi gahunda ndende imbere igomba kuba ikipe y'ubukombe y'ibikombe hari aho yadomyemo gusa wahageze Sadati yahageze na Tadeyo cyangwa basanze mwahagezemo jewe mpagera Sadati yari yahageze Sadati yahageze mbere ntago baziye rimwe rero yarazindutse ntago baziye rimwe Sadati yari yicaye bamwicaje inyuma ahantu inyuma ariko na perezida babanje kwicara inyuma ndabe gusobanurira nyine Sadati yicaye inyuma ku ntebe nk'iya kabiri gatatu aho ku ruhande rwo hirya noneho jewe nzana nawe ubonanye na Sadati naramuramukije aho yari yicaye hashize akanya perezida wa Rayon Sport araza
ari kumwe na Furaha, ari kumwe na Abdul Karim, ari kumwe na Gisa Eric, ari kumwe na Claude Diswe. Nibaze rimwe Barazanye urabona ko babazi rimwe bayobowe na perezida Tade. Barahageze rero protocole bicaza inyuma nko ku ntebe ya 4. ahubwo wajya wicaye inyuma ni nk'intebe banziriza yanjye. Oya kuko nanjye ariho nari nicaye twari twegeranye. Ni intebe nk'iya 3 ya 4 inyuma ku murongo w'inyuma. Sinzi rero uko protocole yateguraga uyu munsi yabonye ko yakoze amakosa, baza guhagurutsa perezida wa Rayon Sport Tade, baza kumujyana mu byicaro imbere ku murongo w'imbere mu bayobozi. Aha ngaho muramubona yicaranye na Fande Bingi. Noneho cyashimije kuri uyu munsi kubona Afande Frank Mugambage. Ntabwo bamuherukaga, sinamuherukaga ariko no kumubona mu bintu nk'ibi by'umuntu. Bari bahari Afande Mugambage kuri stade ntabwo i Buganda yarahavuye. Afande Bingira turaza kumuvugaho kuri stade mu by'umupira. Afande Dodo se bamuherukaga kera cyane. Nawe yarahari, yarari kuri match. Urumva rero baje kwimura perezida wa Rayon, basanga Sadat aje kubaramutsa. Sadat yarababonye perezida na timu ya Rayon, yari yahagarariye Rayon Sport, aza kubasuhuza, aje kubaramutsa. Mu gihe barimo baramukanya bavuganaho nibwo protocole yaje kwimura Tade perezida wa Rayon. Nibwo bahise bavuga bati hari imyanya 2 mwitoranyemo 2 bajya kuyicaramo. Tade ahita ajyana na Sadat. Urumva Fran yari kugenda, Sadat ahari, yabaye perezida, yari perezida w'ikipe. Ko ari vice perezida we, undi ari perezida byose n'urucabana. Kandi ikindi kintu mugani numvise avuga muri interview, aravuga ati ngiye n'ubundi ndi muri board, bivuze ngo ndacyari mu buyobozi bw'ikipe bitandukanye na Furaha rero. Inde Sadat aravuga ati ngiye muri board kuko abayoboye Rayon Sport bose bari muri board. Uwayobereye wese nta mpaka yaza kuba hari yakobeye cyane abantu baremereye. Uyu murongo uraremereye. Minister w'ingabo Afande CDS retired General Bingira, Afande Dodo mubonye muhanga, retired Afande Frank Mugambage, Afande Dodo. Bari benshi. So ubona ko abashinze APR w'inyuma ni wimba wenyine Afande Jacques Nziza cyangwa wicaye. Yarahari cyane Jacques Nziza. Nasi mweruka kera pe. Yarahari. Burageze ko mubitsi wa APR. Jacques Nziza Afande. Yarahari. Wani perezida wa Ferwafa yarahari nawe Munyentwari. Hari uwo ni guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Wegereye minisita. Ahantu hamanutse CDS na minisitiri w'ingabo, guverineri atabonetse byabimeze bite? Ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka. So wari umunsi ndamubonye Afande Jacques Nziza. Wari umunsi uteguye. Wabonye nawe inyuma kuri line ya 2. Uriya yigeze kuba umubitsi wa APR muri za 2006. Kwani icyo gihe Alex Kagame yari maestro Stierikari yari yambaye irino kote naryo. Inde Kenisi namunye ku mwanya wa 2. Kenisi yari yambaye ikote rye ryihariye ryiza cyane. Ryiza cyane. Ko namubonye. Yangize ngo ni mukobwa. Yanageze imbere y'abantu kubera ukuntu yambaye. Bose bamukomera amashyi. Reka. Cyane. Yari yambaye umukotanye ariko yayindi pure yayindi cyatsi kibisi kijimye. Nziza cyane. Narayikunze. Ndaza kumubaza. Dore nguw'inyuma uramubona? Yari yambaye umukotanye. Nta kibazo. Shati nziza imeze nka yenda gusa nk'iya urabona ko icyatsi kijimye. Ni pano ya poche bombe. Yari yambaye neza perezida Kenisi rwose. Nuko rero nyakubahwa minisitiri w'ingabo nawe aza kuvuga ijambo ashimira nawe umukuru w'igihugu wagize igitekerezo cyo gushinga APR, ndetse anavuga ko APR bifuza ari APR nyine y'ubukombe kandi bizeye neza ko ariko bizagenda.
ubwo nibagiye ko na meya w'akarere yavuze bwana Emmanuel Nzabonimpa niwe wakiriye abantu avuga ibyiza by'akarere ka Gicumbi. Amakuru ahari ni uko kiriya kibuga kigiye no gutunganywa kikajya kikaba nka stade, cya kibuga cya Murindi kikajya mu mateka nyine ya hariya hantu, kuko naho hari amateka hashingiwe ikipe ikomeye mu Rwanda. kuko buriya ushobora no kuhakora amateka mu bintu bidahenze utashoyemo amafaranga. Nibaza ko ari naho umujinya wa Fan CDS ku byo Wasiri yavuze waturutse, kuko hari ahantu n'ahantu ho kubahwa. Nashaka kuba atarakunze iriya turoro ya Wasiri yo kuvuga ngo bahunze stade Amahoro, ngo batayuzuza ngo batinye stade Amahoro, avuga ati stade Amahoro ni iyacu, hariya ni ahantu h'amateka twubaha, kuko ikipe yahavuye niyo nyine dukunda, niyo ihari, tugomba kuhaha. Amakuru ahari ni uko byibuze bitarenze imyaka 3 bazajya basubirayo. Noneho ntabwo ari ibya anniversaire ya rimwe gusa, barifuza ko hazajya habera byibuze hagati y'imyaka 3 n'5 gusubirayo kuhakorera umunsi mukuru. Twageze rero mu kibuga ngira ngo bigende neza se buriya ntakwiriye tapis synthetique. Reka tuze tujye mu kibuga Kazungu kugira ngo abana bahariya yatwaye ibikombe 2 akinate Super Cup, kereka dufashe APR A na APR B. Super Cup kereka dufashe ngo mboge ndi umuntu yatwaye ibikombe 2 akinate Super Cup, kereka dufashe APR A na APR B. Abashaka ngo turyoshye umukino wenda bakaduha Gicumbi yazamutse n'indi Gicumbi rero n'umupingaza ari gukina Super Cup uko bizagenda, kubera yuko ibikombe byose turabifite, ariko barambwira ngo yabaye ya kabiri none tugomba gukina nayo, ngo rero muzakine nayo muzi ko ari ya kabiri kandi mu gihe impamvu ihagije. Rero ibyo twifuza agira ngo mbashimire rwose, nshimira buri muntu wese mu bagize uruhare rwo gutegura no gufasha intare za TFC, ariko nanashimira ibya nimugoroba kuko nabyo mwabibonye akazi dukora tugahuza n'ibindi. Ntabwo byangumiye ko dusozanya ku Murindi ejo, ariko nanone twerekanye APR aho dutandukanira n'abandi bavandimwe ngira ngo basa nk'aho batanafite iwabo cyane ko bahataye. Ubwo rero dufite abanyamakuru hano bamfashe banabibabwire. Hari umuntu nabonye uriya muvandimwe wambaye ubururu uze kumubwirira umugabo wundi uti buriya kugira umuco ni nabi batubwira umuco nyarwanda, iwanyu ni iwanyu, haba ari habi haba hameze gute. Twahisemo kujya ku Murindi kuko ni iwacu ku ivuko. Numvise rero uwo muntu mwazanye sinzi naho mwamukiwe avuga ngo twagiye hariya ngo kwihisha kuko tutakuzuza stade, ndabwo ntibanza wa mugani yari ubugari bwinshi ntiyareba abantu bari muri stade. Kubera yuko numvishije n'abajangwa bagerageza kumubwira bamwibutsa umuco, kandi ubundi ndebye mu ishusho agomba kuba rushajangwa n'imyaka myinshi, ariko uza kurira ubugari muri stade, kuryama muri stade, ibintu byose bitabaho. N'ubu nabonye avuga ko ifunguro abafana ba APR ngo bahaye abanyagicumbi ngo twari utuntu tungana gutya, kandi buri muntu ariseriva ibyo ashoboye, nananiwe kumenya icyo ari cyo rero ikibazo afite. Ariko igisubizo akibaza abanyagicumbi baraza kukivuga, kubera yuko n'abataraje kuri stade ya hariya ku Murindi ubutumwa bwabagezeho ko APR yari iri mu gice kandi bwabagezeho neza. Mubwire rero umuvandimwe uti iwacu ku ivuko nta APR ni ku Murindi, ariko no kuzuza stade none muzavuga ubugari bukeya aza rero uko stade y'abandi. Nashimye cyane ibyo byose n'ibikorwa n'ibindi bikorwa
mbabwire ko kiriya gikorwa cyo ku Murindi nta giceri na kimwe cyavuye kwa chairman wa PNFC n'abakunzi ba PNFC. Icyo chairman yakoze gusa ni ukubashyira hamwe bakaganira bagafata icyemezo cyiza, kandi mwabonye ko havamo byinshi, ndetse tunasabiriraho bariya bavandimwe mwabonye baremewe uriya muhere w'ubugari. Iyo ziba nkeya twari guhera kuri izo nazo tukazikoresha, ariko twari dufite byinshi, dufite n'ibyo guhaho abandi banyarwanda ko gusaranganya niwo muco. Hanyuma ariko abisabiye ubu kuko tugira ya gahunda twita MEWIC cyangwa Citizen Outreach Program, aho kugira ngo abakunzi b'ikipe nanone baricwe n'agahinda twagira uko tubigenza, twashyiraho food program. tugenda wenda agasaba Claude nkamwe uwo munsi nashyiremo niba ari ikipe ya kangahe igafasha kuryoshya ibirori gusa, ariko niba ari uguhatana byo guhatana no guhatana nta kundi byagenda. Ndabashimiye murakoze. Murekate kumbona utemba itoto ibanga nirengo nanjye mbwira biwanye. Ni ibisanzwe nuko umuntu aba yamenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare. Ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi. Yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri